kandi nta na hamwe narengereye abo bayobozi muvuga ngo abantu babubahutse bose ko kibubahuka Imana kuki bubahuka guhangara izina ry'Uwiteka. Uyu mupasiteri kandi yongeye ashimangira avuga ko kuba yaratutse abaperezida cyangwa se abayobozi bose babigizemo uruhare gufunga insengero, yavuze yuko nta cyaha kibirimo ndetse kandi nawe ateze kuza gusaba imbabazi nimba hari icyo bazakora bagikora. Niba ubona ko amaraso yanjye kumeneka kwayo byatuma ukuri kw'ibyo navuze biteshwa agaciro cyangwa Imana ntirisohoze, vayo uyamene, uyamene. Ntabwo giye ninya kumeneka kw'amaraso. Perezida Paul Kagame we yivugiye yuko yitwa isengero nta na rimwe kizigera gifungurwa mu gihe ibibazo birimo bitari byagenda neza, nta kibazo kizakemurwa hejuru y'uko abapasiteri aribo babivuze. Arongera avuga ko insengero atakibaza impamvu zageze kuri uru rwego rwo kugira ngo bashyamirane gutya. Kwanza ntabwo numva impamvu insengero zigeraho zigomba kuba ikibazo, kandi ubanza biba mu Banyafurika gusa, sinzi ko hari ahandi insengero zaba ikibazo. Ubanza ari naho bwa bushobozi butakariraga bwa bundi bavugaga n'abadashakana, abantu bigiriye mu bintu biri aho. Perezida Paul Kagame urumva ko igisubizo yashyizeho nta na rimwe insengero zizafungurwa, uretse nibiba ngombwa byaciye mu zindi nzira. Mutwihanganire kuba amashusho atagaragara neza, twagerageje kuzuminga babwira ngo muba mwakoze kuza. Ciao.